Turabasuhuje mwese mukurikira ibiganiro byacu. U Rwanda ni igihugu giherereye muri Afurika yo hagati. Rufite imigezi, inzuzi, ibiyaga, amashyamba ndetse n'imisozi myinshi. Ubwinshi bw'imisozi y'u Rwanda butuma batwita igihugu cy'imisozi igihumbi. Mu mashyamba yarwo habamo inyamaswa zitandukanye z'indyanyama n'indyabyatsi. By'umwihariko kandi hari inyamaswa ziba mu byanya byabugenewe. Abanyarwanda n'abanyamahanga bakunda kuzisura baturutse imihanda yose. Izikunda gusurwa cyane ni nk'ingagi, inkende, inzovu, imparage, imbogo n'izindi. Ba mukerarugendo basura inyamaswa bishyura amadovize atari make. Igihugu kikayifashisha cyubaka ibikorwa remezo nk'imihanda, amashuri, amavuriro, amashanyarazi n'ibindi. Ubundi ibidukikije bikubiyemo ibice bibiri. Birimo ibidukikije kamere umuntu atagizemo uruhare nk'imisozi, inyoni, ibirunga, ibiyaga karemano, inzuzi karemano n'ibindi. Hari kandi n'ibiva ku bikorwa bya muntu. Birimo urusobe rw'ibinyabuzima, ibikorwa by'ubukungu n'imibereho y'abantu, ibirebana n'umuco, ubwiza ndetse n'ubumenyi bushobora kugira ingaruka ziziguye cyangwa zitaziguye ku majyambere y'abantu. Iyo utembera ibyanya bitandukanye by'u Rwanda ugenda usangamo udusimba tugiye dutandukanye ku mihanda, cyane cyane inyamaswa zizwi nk'inkende, dore ko arizo zikunze kuba ziri ku muhanda, nazo zireba ibindi binyabuzima harimo n'abantu. Hari n'ibindi bihugu bigiye bitandukanye byo mu bihugu duherereyemo nabyo bifite ibyanya nyaburanga bigiye bifite inyamaswa duhuriyeho nk'u Rwanda, harimo nka Tanzania ifite inyamaswa zigiye zitandukanye nk'inkende, ingagi n'izindi zigiye zitandukanye. Bizagushimisha cyane ndetse cyane gutembera ibyanya bigiye bitandukanye wirebera inyamaswa uburyo ziba zigenda zizenguruka mu mashyamba agiye atandukanye mu byanya nyaburanga. Uzatungurwa cyane nubona inyamaswa nazo zifite communication, zifite ukuntu zibanye kandi zigakorana, zigakorera hamwe. Wakwibaza ngo ubwo bwenge zibukura? Inyamaswa nazo zifite ubwenge. Imana yazihaye ubwenge bwo kwibeshaho ndetse zikanafatanya. Mu bifasha inyamaswa kuba zakorana ni ibyiyumviro bihambaye karemano Imana yahaye izo nyamaswa, zikamenya kubana neza kandi zikamenya situwasiyo zigezemo ko ibihe bihindutse, cyangwa zikamenya niba hari umwanzi uziteye cyangwa hari icyiza kigiye kuzibaho nk'uko umuntu abimenya. Kumenya akamaro k'inyamaswa ku bikorwa remezo, ku muntu ndetse n'ibindi bigize umuntu ni iby'ingenzi cyane kuko hari icyo bidufasha mu mibereho yacu. Mwakoze gukurikira kino kiganiro. Mwari kumwe nanjye Bikoremana Noel. Ni ishyamba bita